Yes, reka ngusuhuze nkwifurize igitondo ciza, wowe bukeye ndetse nawe bugorobye, nkwifuriza umugoroba mwiza bivanye n'aho uherereye, ngo amahoro y'Imana akomeze abane nawe muri gahunda zawe zose urimo. Uyu munsi rero tubabajwe cyangwa se tuje kubabikira inkuru itari nziza na bukeya, ni inkuru ibyukiyeho yababaje imitima. Ndagira ngo dusome itangazo banditse ribika umubyeyi wacu. Itangazo rivuga ngo umuryango w'Abongera utuye mu Rwanda ubabajwe no kubika Madamu Nyabeyi Angelique, mama wa Pastor Mbonigaba Dieudonné Rukenkemuka witabye Imana uyu munsi tariki 26 z'ukwezi kwa gatanu 2026 azize urupfu rutunguranye. Bimenyeshejwe aba bakurikira: umuryango w'Abongera bose aho baherereye, umuryango w'Abasinzira mu nzu ya Nyirikibwari avukamo, umuryango w'Abega aribo ba nyirarume itorero rya Nazareti yasengeragamo, abaturanyi. Ikiriyo kiri kubera mu rugo iwe aho batuye Kanombe. Gahunda zo gushingura zamenyeshwa mu rindi tangazo. Iyi nkuru y'umuvandimwe rero ntabwo ngo yari arwaye, niyo makuru ahari, yatatse umutwe bisanzwe ahita arangiza muri uwo mwanya. Rero turihanganisha imiryango yose yabuze umwana wabo, yabuze umubyeyi wabo. Mukomere cyane kandi mwihangane muri ibi bihe bigoye. Imana itange ihumure, Imana ikomeze imitima yanyu, abasizwe ndetse n'abana ndetse muri rusange aho yarashamikiye hose. Imana itange ihumure, imbuto yeze irasarurwa. Mukomere cyane kandi mwihangane muri ibi bihe kuko ntibyoroshe, ni ibihe bigoye kandi ni ibihe bibabaje cyane, ariko Imana itange ihumure kuko birababaje cyane kubona umubyeyi muto gutya cyangwa se kubona umwana muto gutya yitaba Imana. Ubwo wenda mwise umwana kubera ababyeyi biwe, kuko umuntu wese imbere y'umubyeyi umubyara aba ari umwana. Ni inkuru iba ibabaje cyane kandi ni inkuru y'incamugongo. Ni ibintu hari igihe ikintu kikugwaho ukabura uko ubivuga. Ni bya bindi baza bavuga ngo ni isi yamuguyeho, isi yamubanye ntoya, kubera ko iyo umuntu mutoya apfuye aba ari ibibazo byinshi kandi ibibazo bikomeye cyane. Kwihangana biba ari ibintu nyine bisaba umukristo gusenga, kubera ko bino bihe biba bikomeye cyane. Musengere uyu muryango, musengere abasizwe, musengere kuko iki ni ikintu kiba kigoye cyane, kiba gikomeye ku muntu kibayeho ndetse n'aho ashamikiye. Rero abaturanyi be mutabare, bavandimwe, inshuti, imiryango, abegereye mutabare, kubera ko uyu munsi aba ari we, ejo aba ari jewe cyangwa aba ari uwundi. Mukomere kandi mwihangane cyane kuko ni ikintu kibabaje, ni ikintu umuntu atobona uko avuga, ni ikintu umuntu atabona uko abwira undi muntu, kuko ni ikintu kiba kibabaje cyane kandi ni ikintu vraiment kiba kigoye. Umuryango wasizwe, bana basizwe, mukomere muzabaho kandi mwihangane. Mama muzamusanga. Uyu mubiri ni ikintu gitoya cyane, nuko ababitahuye bavuga ngo wirata yirate Kristo, naho umubiri ho nta ciza c'umubiri kuko ngo ni igitaka kiba gisubiye mu kindi. Ibi ngibi rero iyo bibaye cyangwa se umuntu iyo ari mu bibazo nk'ibi ngibi cyangwa se ibihe nk'ibi ngibi, icyo twe dukora abazima, abafite urukundo, abamenye Yesu, ni ugutabara tukamuba hafi, tukamwegera muri ibi bihe, kuko uwo bibayeho nk'uku nguku iwe ntabazi isi aba arimo, aba yabuze epfo na ruguru, aba ari mu yindi si yiwe wenyine. Aba akeneye rero abantu bamwegera, abantu bamuba hafi, abakeneye abantu bamubwira amagambo meza, abakeneye abantu bamubwira amagambo amuremamo agatima, abakeneye abantu za nshuti nziza, b'abantu beza, b'abandi bamenye Yesu, bamubwira ijambo, bamubwira iby'umuzuko, bamubwira iby'ijuru, bamubwira iby'uyu mubiri. Kuko ngo uyu mubiri, ngo Bibiliya n'izivuga ngo umubiri ngo uzurama ngo igihe gito, kandi ngo umuntu wese wabuzawe n'umugore ngo arama igihe gito, ngo igihe gito cyane. Mwihangane, mukomere, tubahaye pole
turabihanganishije, birababaje ariko nta kundi kubera ko umukristo yamenye iby'urupfu, yamenye iby'umubiri, aba azi ko n'ubundi iyo imbuto yeze isarurwa. Nuko rero turabakomeje kandi turabihanganishije muri ibi bihe bigoye, ibihe by'umwijima, ariko nk'abamenye Imana mukomere cyane kandi mwihangane kubera ko uyu mubiri niko kwawo. Ntawe uzarama nk'igiti, uwabyawe wese n'umugore azopfa. Mubyeyi wasizwe na madamu wawe ukomere cyane wihangane, ndetse n'abana mukomere cyane, ababyeyi, inshuti, abavandimwe mukomere cyane kuko ni ibihe bigoye, ni ibihe bisa n'ibikomeye murimo, ariko igitondo cy'umuzuko cyangwa se hari igitondo cy'abera. Hari igihe tuzabonana n'abo twakundaga, hari igihe tuzabonana n'ababyeyi, hari igihe tuzabonana n'inshuti, hari igihe tuzabonana n'abo twakundaga, hari igihe tuzabonana na ba bandi badusize tukibakeneye. Mukomere cyane mwihangane, niyo magambo yonyine twababwira, kuko ubushake bw'Imana rimwe na rimwe burasharira, ariko ibintu byose ku Mana, nta kintu ku Mana na kimwe kibaho ku mpanuka. Ubushize twari twatabaye abandi bavandimwe, umukozi w'Imana arabwiriza aravuga ngo buno buzima cyangwa se uyu mubiri, ngo umubiri twambaye ni nk'ubunyereri, buri wese aranyerera. Iyo rero wanyereye bikakugeraho, nicyo gihe twumva inkuru imenyesha ko utakiri mu isi y'abazima, imenyesha ko utagihumeka umwuka w'abazima wasinziriye. Rero ibi bihe biragoye kandi ni ibihe by'umwijima cyane. Mukomere kandi mwihangane. Imana yonyine yumva amarira y'ubwoko bwayo, yumva amasengesho y'abana bayo, ibakomeze. Kristo wenyine, inza nkomeza kuvuga ijambo rivuga ngo uwirata yirate Kristo wenyine. Ntabwo twirata ko dufite imibiri myiza, ntabwo twirata ko tuzibushe, ntabwo twirata ko tunanutse, ntabwo twirata ko tumeze gutya. Ubwirasi bwiza umuntu yagakwiye gushira imbere, bukaba no kuri bayo yiwe, ni ukumenya Yesu, ukavuga ngo isaha n'isaha nditeguye. Kandi ndahamya neza, ndashidikanya ko abakristo ni abantu bahora biteguye, kuko isaha n'isaha impanda izavuga, cyangwa se ya saha y'Imana izagera, kuko Kristo aturema cyangwa Imana, buri muntu wese yagiye imugenera igihe cyo kubaho, igihe ntarengwa. Umubyeyi arabyara ari ku kiriri, umwana agacikana agapfa batanamubonye, ababyeyi biwe cyangwa se papa we. Umwana akavuka tukumva ngo arapfuye, umubyeyi mutoya agapfa, umukuru agapfa, ushaje. Mana, nibwo buzima, niyo si, niko Imana yaremye umuntu. Ku Mana nta rupfu rw'impanuka na rumwe rubaho, ku Mana nta kiyitungura. Nk'abamenye Yesu rero, mwizere nk'abafite ibyiringiro, kuko abo dukunda, abo twabuze, abavandimwe, inshuti, tuzabasanga, tuzababona. Cya gitondo cyiza nikigera, tuzishimana nabo. Wa munsi mwiza dutegereje nugera, hari ibizahinduka, hari ibizaba. Nkomeje rero umuryango, umuntu ashamikiye ahantu henshi, afite aho ashatswe, afite aho avuka, kwa ba se, kwa ba nyirarume. Turababwiye ngo mukomere cyane, birababaje, ariko hari ibyiringiro, kuko igiti iyo cyatemwe cyongera kigashibuka, niko Yobu umwanditsi yavuze. Mwihangane rero, mukomere cyane, birababaje, ariko mukomere nk'abafite ibyiringiro, kuko kuri wa munsi tuzababona, tuzongera duhoberane nabo, tuzongera tuganire nabo, tuzongera twishimane nabo, kuko iyi ni gahunda y'Imana. Ku Mana byose nta mpanuka. Mwihangane muryango.